Hi, nabona hano naringize convention center. Okay, nje kuririmbayo. Nifuje ko dukomeza kugirana ibihe byiza. Thank you, ndabakunda. Nkuko mubibona ni heza pe, ni heza cyane cyane. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo. Ndi kugenda njye kuri reception bambwire aho iyo event najemo aho iherereye, sale iriho. Mbibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ibyo dutekereza. Si umuntu wibeshye ivuze biraba, ntacyo yavuze ngo byihere. Yambwiye ko mwiriwe sawa ni meza. Nigeze gukorera hano yego se? Nigeze kuhakorera. Yego sava. Yego murakoze. Ahubwo naringize ko hano nigeze kuhakorera, naringize ngo wenda niho nzi nigeze kuhakorera. Yego wasanga waravuye hano ngiye n'inaje buri cyangwa se ntunambone twaba turi benshi ari yushura no kutabyitaho. Ngayo ngo gutembera oya hari event nje kuririmbamo yabereye hano ngo bire muri rema ni hajya bambwiye ngo ni kangahera. Yego ni hagana yihari iki naranabyibagiwe. urakomeza kwisosiyo samuzamukara kuri front of ndahazi. manuka gutya uraza kubona ibirabiramo hano gusa. Yego thank you. Yego none urabyishimiye uzajya ukomeza umfane umena comment nziza. Urakoze. Mpuye n'umufana mu Ibanga Films. Arambwiye ati ndakuzi muri Niyori rwose hamwe na ba Niyori kwa Nyamba. Guys ntago byoroshye kugenda ahantu hose ati turakuzi. Iyo experience ko ari hatari ni ukumenya ko umuntu atari wenyine, akamenya ko abantu bose aho uri hari umuntu ukuzi. Umva nkanjye nari ndi kwigendera ndi gukamera nta kintu nitayeho, ariko ahisambwira ati we ndakuzi. Kuko nigeze korera hano muri convention center ngize ngo ngavuze nyine donc ngavuze ngize ngo avuze yuko wenda yabanzi hano narigeze kuhakorera ati voya nkuzi muri Niyori hambo. That's good. Hose tuba turiyo, ushobora kuba warambonye muri mu Ibanga, ushobora kuba warambonye mu bukwe, ushobora kuba wambonye kuri channel yanjye. Umva aho wambona ho ni henshi pe. Gusa nyine umuntu agize amahirwe akabona umukunzi w'umukunda arahagara akamusuhuza nyine ubuzima bugakomeza. Abakozi bakora muri convention center baca hano kakayira mberetse niho baca
twazi nigeze twakorera bo bahita baturasa hariya hasi, bakagenda bakanza bakajya muri festiere bakambara, then bakahita babona kujya mu kazi. Ubu ngubu ngewe rero ngiye kuri reception kubera ko aho hantu turi bukorere ntabwo mpazi. Bari kumbwira ngo ni sale yitwa Image gatatu. So narahibagiwe, hashize igihe kinini ntabwo ndi kumva ndi kuyibuka, ariko ningera kuri reception baraza kunyibutsa bahandangire neza. Okay, tugumane rero nshuti zanjye, nimunge kure pepe. U Rwanda rurubakitse pe isi. Wow, ni heza pe. Yego man, buri abandi bantu ahubwo nibo babona ubwiza bwaho twe tutabona. Kwako twegara ari iwacu dushobora kuba tubona ari ibisanzwe, ariko buriya nk'abanyamahanga bazakareba ukuntu hari isuku, ukuntu hameze neza, nibo bahinjoyinga no kuturusha, bakareba umutekano hafite uburyo bimeze, umva bakabona ahubwo twarakize. Ni kwa kundi ukuntu wambaye ikirezi atamenya ko kera pe. Ni hatari. Dukomeze tujyane, ntabwo mbahisha aho njye munsi kugeza ngeze muri sale. Tubane. Thank you my friend. Ndacyagenda da, hari urugendo banange. C'est terrible. Nuko nyine nambaye inkweto zitari ndende cyane, ntabwo nambaye inshingori cyane, ariko umuntu yambaye inkweto adashoboye kugenderamo yahapfira. You see, good place. Nenda kurahiye. It's amazing. Simundi ko ntaberetse outfit yanjye di. Sikono nambaye neza. Look outfit. Look inkweto, look utwara. Look agakanzu. Ibintu bimeze bien. Ndaza kubereka nihagira undi muntu mfasha bakamfotora, ndaza guhita mbereka ukuntu nambaye. Ndikujya kuri reception. Urabona ukuntu ari heza de mawuta hehe. Nje muri Image 3 baza kugucara